dushaka kuvuga ku kintu cyitwa umutambyi. Bibiliya ivuga muri iki gihe cyacu tuhagazemo ninde? Ese ubutambyi bwo kwa Lewi dukwiye kongera kubugarukamo muri iki gihe cyane tukabwembera ko bukora? Niyo mpamvu dushaka kureba ngo ese umutambyi ninde muri iki gihe? Bibiliya ivuga iki ku batambyi? Bibiliya ivuga iki ku butambyi bwo muri iki gihe? Ko tubonye ko byahindutse. Ntabwo Imana ishakirwa muri siyansi, ntabwo Imana ishakirwa muri filozofi, Imana ntiwayishakira muri histoire, Imana ntiwayishakira muri biology. Aho nyine honyine tugomba kwinjiramo tugashaka Imana tukayibona. Imana kugira ngo ibwire abantu ntabwo bisaba ubwenge buhanitse, ntabwo bisaba ubumenyi bwinshi, si bisaba kuvuga filozofi, ntabwo bisaba kuvuga siyansi, ntabwo bisaba kuvuga histoire, ntabwo bisaba kuvuga biology, ntabwo bisaba kuvuga technology cyangwa politike ngo winjiremo cyane ngo ibyo bintu bijya kuvuga. Ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, ngahubwo Imana yishimira gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Iyo barimo gukora amanama bavuga ngo abantu ngo baragwiriye babaye benshi ku isi ngo bagiye kubagabanya, bakwihereye bakabanza bagapfa. Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko wavuzweho ibyo ari wo mu wundi muryango utugeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nkeya zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Ubu se koko umuntu ukigarura imihango yose yo mu isezerano rya kera, murumva uyu muntu atari shitani? Murumva uyu muntu atari gupfobya umusaraba? Murumva uyu muntu atari gupfobya urupfu no kuzuka bya Yesu? Hari abantu Imana iri kubaraho urubanza rukomeye rwo guhora basubiza Yesu ku musaraba kandi bitwa ba Kristo. Hari abandi iri kubaraho urubanza rukomeye rwo kugaragaza ko Yesu atiyeze azuka kandi bitwa ba Kristo. Hari abandi Imana iri kubaraho urubanza rukomeye rwo guheza Yesu mu rupfu no kugaragaza ko atigeze aza mu isi kuko bagikurikiza imihango yose y'isezerano rya kera. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka tugusuhuze kandi twifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mukundwa, wowe ubana natwe kandi ukurikira ubutumwa bwiza bukomeza gutambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Turabifuriza amahoro y'Imana, abari hafi n'abari kure mwese, ngo muhirwe muri byose. Uko bisanzwe, amazina ni Jalik, ikingeneye abandi missionary. Turashimira Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tugaruke kongera kubana namwe mu ijambo ryayo. Twashaka kubabwira ngo ntabwo ibihe turimo ari ibihe byo gukina, tunabwira n'abadukurikiye badashaka gukizwa cyangwa se bahagurukiye kurwanya ubutumwa bwiza ngo ntabwo ushobora kurwanya ubutumwa bwiza ngo uzabutsinde, ntibisigira binashoboka, kuko Imana yaduhagurukije kugira ngo tubashe gushyira ukuri ahabona kandi dufashe abagenzi bajya mu ijuru. Abantu bashaka kujya mu ijuru batubakiye agakiza kabo ku idini cyangwa se batafashe idini nk'aho ariyo nzira ijya mu ijuru, ahubwo bafashe Yesu nk'aho ari we nzira, ukuri n'ubugingo, kandi bakamenya yuko idini ridahari kujya mu ijuru bishoboka, kuko amadini n'ubundi nta kintu amariye abari mu isi. Tugiye mu mateka y'amadini yose mu isi, intambara nyinshi zagiye ziba mu isi zagiye zikururwa n'amadini. Uhereye mu kinyejana cya mbere, abantu bahagurukije intambara mu bizera ni abanyamadini ya gifarisayo, sadukayo, abanditsi, abanyamategeko. Nibo bantu barwanyije Yesu ku mugaragaro, nubwo umuntu wese yanga kumva iki kintu, ariko nucyanga ushobora kuba umwana wo kurimbuka. Ariko umuntu wese uhakana iki kintu cyangwa se akakigizayo arahakana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ntabwo ushobora kurirwanya, ntushobora no kuba waritwikira ngo bikunde, kuko ryo rivuga ibintu neza, biri clear. Ijambo ry'Imana riri clear, nta kintu warihisha. Riravuga amateka, rikavuga ibintu uko biri. Bibiliya igaragaza ko abanyamadini aribo bahagurukije intambara mu kinyejana cya mbere
kandi aribo bagize uruhare mu kurwanya Yesu. Abafarisayo murabizi nibo bagambaniye Yesu, abatambyi, abanditsi b'amategeko. Abafarisayo bari bashinzwe kuyigisha, nibo bantu bagize uruhare rukomeye mu kurwanya umwami wabo. Nibo bifatanyije na leta ya Roma muri cya kinyejana cya mbere. Roma yo ntago yari byitayeho, turabizi ko yari empire, ariyo yari yoboye isi yose. Hanyuma rero icyo bari bajejwe nuko bakurikirana buri muturage wese uko agomba kuba ariho, nubwo nabo bari barigaruye isi mu buryo bwo kubakandamiza kubirebana n'imisoro. Ariko ibyiyobokamana rya Isiraheli ibyo byari byabo, ntabwo Roma yabyitambikagamo. Icyo yashakaga nuko bashyira mu bikorwa ibyibasaba gusa birebana n'imiyoborere yabo bwite ya leta cyangwa se politike ya Roma. Ariko abanyamadini baza gufata iyobokamana ryabo bariha Abaroma, babereka ko Yesu yaje kubavangira akaba yise umwami w'Abayuda. Yewe bashaka no kugaragaza ko mu minsi mike yashobora no kuzasimbura Kaisari wari uyoboye icyo gihe. Ariko ari uburyo kugira ngo nyine ba Roma imurwanye. Pilato murabizi ko ari we wishe Yesu, ariko nubwo ari we wishe Yesu, amaraso yagiye kubamwicishije, kuko Pilato yarabyanze kugeza ubwo bavuze ati dufite itegeko ko Kaisari. Hababwe ati uyu muntu nta cyamubonaho, cyane ko n'umugore w'Imana yamugendereye. Yisomye mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana 19, bona ko umugore wa Pilato Imana yamusuye imwereka ko Yesu ari umukiranutsi nta cyaha na kimwe afite. Umugore arangije abibwira n'umugabo we. Kuva ku gice cya 19 cy'ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana kugeza ku gice cya 21 muzasome, muzasangamo iyo nkuru. Umugore abibwira Pilato aramubwira ati hari umukiranutsi bari buze kuzana, ariko ntubyemere kuko namaze kumenya ko nta cyaha afite. Pilato yarabyanze. Abanyamadini baravuga ati dufite itegeko kwa Kaisari, nubyanga noneho turahamagara Kaisari. Pilato agira ubwoba, arangije azana amazi akarabira imbere yabo, aravanga amaraso yenda yakarabye nge ntazambarweho. Bati bikore, azatubarwe n'urubyaro rwacu. Abo ni abanyamadini bari bahagarariye iyobokamana rya Isiraheli. Harimo abatambyi, abafarisayo bari bahagarariye amategeko kuyigisha cyane mu masinagogi, harimo abasadukayo, harimo n'abanditsi bari bashinzwe kwandika aya mategeko. Ariko se sibo barwanyije Yesu? Ibi se wabihakana uti? Banyamadini cyane abo muri Gatolika mwapfuye mutajya mwumva, mufite amatwi atumva, aho muvuga ngo turarwanya idini, namwe kandi mufite andi madini yanyu tubabwira ni mwumve ngo tumo turabarwanya. Twebwe turabarwanya se ngo tubamarisha iki? Ntabwo dushaka abantu ngo baze ngo badusange, ahubwo dushaka ko mwebwe muhindura ubutumwa bwiza, mukavuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, abantu bakamenya ukuri. Kuko Imana izababaza abo bantu mwanze kubwiza ukuri, mukagendera mu bigare by'abatangije amadini yabo, bamwe bafite abandi babashyizeho bitewe n'inyungu zabo bwite, akabandi bayashinze bitewe n'uko ari Satani wabahaye iyo misiyo, abandi bakashinga kubwinda, abandi bakashinga kugira ngo bagire ibyubahiro. Bibiliya ijambo ry'Imana muraryirengagiza, nubwo turubabwira mukaryirengagiza, ariko ni hahandi agakiza kose, agakiza kabari mu isi nta handi kazaturuka, ni muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Niho honyine wabihunga, wagihunga Bibiliya ukayihunga, ukajya gushakisha ibindi bitabo ushakamo Imana. Twamaze gutegura serabisi ivuga ku mateka y'itorero, dushaka guhera ku mateka y'itorero kuva mu kinyejana cya mbere, tubereka itorero intege nkeya ryagiye rigwamo bitewe n'ibi bintu bitatu: siyansi, filozofi, ndetse rimwe na rimwe akaza muri ibintu bimeze nka histoire. Ariko ukibaza histoire barimo baravuga bikagucanga, ariko hakazamo n'iby'ubumenyi bw'isi, hagiye hazamo na za geography, basanga biravangira itorero rigasubira inyuma.
turashaka kugira ngo noneho tubigishe amateka y'itorero twitonze tunasoma, tuyasoma, murebe itorero uko ryagiye rigwa rikongera kabyuka mu kinyejana cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, icya kane, mu gihe cya Constante uko byagenze, kiza gatatu uko yavutse, byose uko byagiye bigenda, kugiye kuzamuka itorero riri mu gihe cy'umwijima kuva mu kinyejana cya kane kugeza mu 1517 mu gihe bita ngo ni igihe cyo hagati cyo bita moyanaje, igihe cy'umwijima w'icuraburindi ku itorero. Kiza gatatu kiriho ari kiri kwica abantu, yarayobeje abantu benshi, basenga abapfuye, basenga ishapure, basenga ibiki byose, kugeza ubwo Martin Luther ahagurutse. Byose tuzabibereka, byose tuzabyinjiramo, turebe bano bagabo b'intwari bagiye bahaguruka, harimo ba Jean Carouve, ba Jean Wycliffe, ba Ulysses Zwingli, ba Savonarole, bandi bose, uburyo Imana igiye bahagurutse Kiza gatatu ikabarwanya, kabica, umwe agagwe kamwica, akaza undi kamwica, akaza undi kamwica, ariko nta muntu ushobora kurwanya igitabo. N'uyu munsi rero abantu ntabwo bashaka kwiga Bibiliya, barashaka ngo ubabwire Imana y'ubwenge cyane bucukumbuye. Ntabwo Imana ishakirwa muri siyansi, ntabwo Imana ishakirwa muri filozofi, Imana ntiwayishakira muri histoire, Imana ntiwayishakira muri biology, Imana ntiwayishakira muri mu bumenyi bw'isi. Ayo ni amasomo yazanywe n'abantu, aho nyine honyine tugomba kwinjiramo tugashaka Imana tukayibona. Yisomye hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere, ubwo turabwira babarwanizi ba Satani, b'abanyamadini bahagurutse ngo barimo bararwana, ngo turimo ngo turabeshya abantu, ngo turimo ngo turabwira abantu ngo dushaka kubizanaho, ngo turimo kuyobya abantu, ngo tubabwira gusohoka mu madini. Ubundi se kuba yarimo abamariye iki? Iki gitabo cyitwa Bibiliya ntago mugifite, nimwanze kugisoma. Ubundi nimwanze kukigisha abana, abandi se ntibanze kugisoma. Ubutumwa bwiza Plutôt urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 21 haravuze ngo kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badashwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwiriza, ubupfu bw'ibibwirizwa. Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Abantu muri iyi minsi imperuka no mu bindi binyejana bagiye bananirirwa mu gakiza, banze guca bugufi mu mutima ngo Imana ibishurire, ahubwo bashaka kumenya Imana bayimenyeshejwe n'ubwenge bw'isi. Ntabwo ushobora kujya muri siyansi ngo ushakemo Imana uyibone, ariko abantu benshi ngo utari kugisha ijambo ry'Imana ngo ushyire muri siyansi, ngo ntabwo wegishije Imana. Ntushobora kujya muri filozofi ngo usangemo Imana. Abantu benshi bati umuhanga wa nyawe wigisha ibintu by'Imana tukamwemera, ni umuntu ugomba kuvuga akavugamo na filozofi, ntabwo wayibonamo. Ntabwo uzigera uzana ibintu by'amateka y'isi ngo niho ugiye kwigishamo Imana. Ibyo ni ibintu n'abandi bose bacukumbura bagashaka bakamenya. Ntabwo ushobora na rimwe kuzajya kwigisha theology Plutôt technology ngo mugiye kwigisha ngo na technology ngo use nk'uyivugamo cyane ngo nibwo nguri bwumvikanisha Imana. Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana kugira ngo uyibwire abantu ntabwo bisaba ubwenge buhanitse, ntabwo bisaba ubumenyi bwinshi, si bisaba kuvuga filozofi, ntabwo bisaba kuvuga science, ntabwo bisaba kuvuga histoire, ntabwo bisaba kuvuga biology, ntabwo bisaba kuvuga technology cyangwa politique ngo winjiremo cyane ngo ibyo bene byo ujya kuvuga. Aho henshi niho abantu benshi bahagwiriye, banze igitabo cyitwa Bibiliya, bakaba barimo kugira ngo uzane ibintu by'ubwenge bw'ubumenyi bwinshi cyane bw'isi, ngo niho abantu bazamenyera Imana. Niyo mpamvu mubona abantu bashyushye mu mutwe, barirwa ku channels, arava kuri mwe ajya ku yindi, atangaha ndumva bimeze gutya, akajya handi, akajya mu idini rye, ejo akajya mu rindi. Reka mbabwire, abantu benshi bagiye kugwa ruhaba. Tuhora tubabwira ngo nimuze twicare twige ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya nicyo gitabo cyonyine Imana yateguriye abantu kugira ngo bige ijambo ry'Imana barimenye. Nayo madini yose mubamo tubora tubereka tubabwira ngo nyabuna nimugaruke muri Bibiliya, iyo iryo dini ntacyo rikumariye, ntago uri kugufasha. Reba aho uhagaze, reba uko Bibiliya ivuga, ubihuze n'agakiza urimo, wumve ko bihura. Ukabyanga
ariko najya mubwire ngo abo nabo bahagaze bitwa idini rya gikristo kuko bifashishije igitabo cyitwa Bibiliya. Iyo bataza kugira Bibiliya ntago bari kurishinga ngo murigane. Kiretse babandi biyemeje kuvuga ngo numvise ko muri Canada no muri Amerika amadini menshi amaze kuvuka ya Satani, benshi bagiye babitubwira rwose bamwe banayaturiye bavuga yuko amadini ahari abayajyamo nyine bo bariyemeje kuko go ngo turakurikiye Satani. Ariko umuntu wese ushinze idini atifashishije igitabo cyitwa Bibiliya sinibwira ko hari umuntu wagana idini rye. None niba aya madini yose gikristo tubona yarifashishije Bibiliya tukaba tubabwira ngo nimwinjire muri Bibiliya muyisome, ahubwo mukajya kuyishakira mu mateka no gucukumbura ibintu byo kuri social media cyane ngo niho mugiye guhishurirwa Imana, mukajya gusoma ibindi bitabo Bibiliya muyihoreye, mukaba aribwo mujya kuvuga ngo niho mugiye gushaka kumenya Imana ku bumenyi bwinshi cyane, kandi iryo dini murimo ari Bibiliya bifashishije bakaba batanayigisha, wagize ngo uzamenye Imana ute? Turabwira abantu ngo nimugaruke twigane ijambo ry'Imana. Shuti bene data, abantu bifuza kuzabona Yesu, abantu bashaka kuba abakristo, abantu mu mitima yabo bahagurutse, nubwo bahagurutse nabi bakajya mu madini adafite icyerekezo, ariko mu mitima yabo bafite inyota yo kuzabona Yesu, turababwira ngo nimuze mwicare twige ijambo ry'Imana. Twige ijambo ry'Imana, icyo cyonyine kizagufasha. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana tuvuga igitabo cyitwa Bibiliya. Nta handi uzigera umenyera Imana byanyabyo ngo uyimenye Imana uhishurirwe keretse muri Bibiliya yonyine. Ntuzayisanga muri dictionnaire runaka, ntuzayisanga mu gitabo cyanditswe n'umuhanga runaka, ntuzayisanga muri siyansi ngo uvuge ngo niho umenyera Imana neza, ntuzayisanga muri filozofi ngo niho niyo Pawulo avuze ngo yandikiye abakorino nk'abanyabwenge bakomeye. Abakorino ni abafilozofi bakomeye cyane babagira iki? Ni wowe watangije n'itorero ry'Ikorino. Yarabizi ko rero ari abafilozofi. Filozofi ngira ngo murabizi ko ikomoka mu bagira iki? Ikorino rero barabagira iki? Pawulo rero yabibwiraga abantu bajijutse bashaka gufata Imana. Pawulo ababwiye bagashaka guhita bajya kwicukumbura muri filozofi ngo ariho bayikura, bakajya gukora ubushakashatsi muri filozofi, bakajya muri siyansi, bakajya muri ya mibare yabo n'abanyamibare, n'imibare dukoresha ni yabo, ngo bashaka guhishurirwamo Imana. Pawulo arababwira ati ntibishoboka. Niko yababwiye hano mu rwandiko rwa mbere yabandikiye cya mbere umurongo wa 21, aravuga ngo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, ahubwo Imana yishimira gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ubupfu bw'ibibwirizwa rero ni aya magambo so muri Bibiliya, abantu mwese muhunga kuko mufite ubundi bwenge bw'ubumenyi bw'isi, mukanga kwiga Bibiliya mukajya gushaka Imana ngo muri bwa bumenyi bw'ibyo mwize byinshi cyane ngo ariho ngo mubasha kuyumvira. Ntago bishoboka. Bibiliya abantu barayireba bakayita ubupfu bw'ibibwirizwa, ariko ni ubwenge bw'Imana bwuzuye, kubera ko Bibiliya nta kitavuga. Yaba iyo siyanse mwiga bayivomye muri Bibiliya, yaba iyo filozofi niho bayivomye, yaba politike uburyo bw'imiyoborere myiza bayivomye muri Bibiliya, yaba ibirebana n'ubumenyamuntu ni muri Bibiliya babivomye, yaba ibirebana n'ibinyabuzima bindi ni muri Bibiliya babivomye, yaba ibirebana n'ubumenyi bw'ikirere ni muri Bibiliya babikuye, yaba ibirebana n'amateka y'isi ni muri Bibiliya bayikuye. Ibintu byose n'ishyirwaho ry'ibihugu mu isi ni hano. Ejo bundi twabasomeye amagambo yanditse mu byakozwe n'umwa 17 umurongo wa 23, reka tubasomere kugira ngo mutazamugira ngo tuvuge ibyacu. Wumve kuko Bibiliya yabayeho mbere yuko ibi byose bibaho. Ubwo nivuga gutya bati ariko yanditswe ejo bundi. Imana yandikishe yabayeho mbere yuko ibi byose bibaho, ko niyo yabiremye. Niyo yabiremye, bivuye ngo rero Bibiliya kuko ari ijambo ry'Imana, Bibiliya yabayeho mbere yuko ibi byose bibaho. Nubwo ugiye kwiga amateka ngo y'imyandikire ngo n'uburyo Bibiliya yuzuye abizana ejo bundi, ariko se ibivugwamo ni ibyande? Ni iby'abantu cyangwa ni iby'Imana? Niba ari iby'Imana rero Imana niyo muremyi w'ibi byose tubonesha amaso yacu mu isi. Ubwo bivuye ngo Bibiliya yabayeho mbere yuko umuntu abaho, rero inabaho mbere yuko isi ibaho, ibaho mbere yuko ijuru ribaho, ibaho mbere yuko ibintu byose turebesha amaso bibaho. Niyo mpamvu umuntu rero wabaye muri Bibiliya
ibyo byose arabimenya, siyanse, filozofi, histoire, yaba histoire de l'église, yaba histoire amateka y'isi, yaba ubumenyi bw'isi, yaba ubumenyi bw'ikirere, ibintu byose. Haravuze ngo byakozwe n'umwa 17 umurongo wa 24, haravuze ngo Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ari we mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikora n'uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batura, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kwibona bakabakabye, ngo kandi koko niri kure umuntu wese muri twe. None murumva ko byashyirwaho ry'ibihugu, ingabano z'ibihugu, ingabano z'imiturire, byose n'Imana yabikoze. Igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kwibona bakabakabye, ngo kandi koko niri kure umuntu wese muri twe. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa, uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. None se ubu ni gute ibingibi wabimenya ukaba umuswa? Kumenya uko ibihugu byashyizweho, kumenya uko Imana yagabanirije abantu ingabano z'imiturire, kumenya ukuntu yaremye abantu bose bakomoka ku muntu umwe. Umuntu wamenye ibingibi yakongera kugira amoko n'inzangano, yakongera kurobana ku butoni, yakongera kumera nk'abantu bagome barimo gushaka kugabanya abantu ku isi. Bashyizeho gahunda yo kugira ngo abantu bagabanywe ku isi, ngo abantu bamaze kuba benshi ku isi. Bundi bakwihereyeho bakareka kuvuga ibundi, ntibabanze bigabanye ubwo bapfe, bamara gupfa hanyuma n'abandi bazagabanyuke. Iyo barimo gukora amanama bavuga ngo abantu ngo baragwiriye babaye benshi ku isi, ngo bagiye kubagabanya, bakwihereye bakabanza bagapfa. Ariko ibyo byose nuko abantu nyine itorero, abantu bitwa itorero, ntabwo twiye tumenya inshingano dufite mu isi ngo twamamaze ubutumwa bwiza bw'imbabazi n'urukundo, abantu basobanukirwa Imana neza, kugira ngo abantu babane mu buryo bwiza, kugeza ubwo abakozi ba Satani bari kuvuga ngo baragabanya abantu mu isi, ngo barashaka kurema isi nshya yabo, isi nshya yo kugabanya abantu binyuze mu kuboneza urubyaro, ngo abantu abadamu ngo baboneze urubyaro, ibindi ngo batera abantu inshinge zibice biki byose mu nkingo he. Itorero nshuti z'Imana, twicaye mu madini ariko ntabwo twavuze ubutumwa bwiza. Abantu bice mu madini barinze basaziramo, kandi ubutumwa bukeneye kwamazwa ku isi yose, kugira ngo abantu hirya no hino ku isi babashe kumenya urukundo rw'Imana, ubugome bugabanyuke ku isi, nubwo butazigera bushira. Ntibwashira kuko umwanzi aracyahari, ariko ubugome bukwiye kugabanyuka. Ibyo ninde uzabigiramo uruhare se? Ni itorero rya Kristo. Itorero ninde se? Ni wowe nanjye. None wicaye muri iryo dini, waryicaye muri gumamo, ngo urimo gutura icyacumi, ngo uratanga amaturo, ngo urahanagura intebe, bishop warahora gutendeka kujijisha, nukurirwa bababyinisha, babateresha haleluya, babahumeke, babahuha ngo mukikubita hasi mukaruka, ngo yo ni Imana. Ibyo ni abadayimoni barimo kubarimbuza, barabamaze kuguha ukikubita hasi ngo yo ni Imana yo gukorana nawe, kuko raho ukikubita hasi ugasambagurika ngo yo ni Imana. Izo nyigisho z'ubwesikoro zibwira abantu ibintu bya prosperity by'isi gusa, ngo ubwo nibwo uri kujya mu ijuru. Rero mureke twicare muri Bibiliya twiga ijambo ry'Imana. So rero abanyamadini duhora tubibabwira, ntabwo twebwe dushobora guceceka tubona ko abantu batandukira ijambo ry'Imana. Iki gitabo mwicare mukimenye, kuko nicyo cyonyine kizabereka inzira ijya mu ijuru. Mu gihe amadini yigisha ibyayo, twebwe turashaka abantu bamenye ijambo ry'Imana bakarimenya neza. Noneho Imana ikongera igahembura itorero, igasuka umwuka wera mu bantu, impano z'umwuka zigatangwa, hagahaguruka abigisha benshi, hagahaguruka abahanuzi benshi, hagahaguruka ababwiriza butumwa benshi, tukagenda hirya no hino ku isi tukitanga, tukavuga ubutumwa bwiza
Yesu akagaruka, ariko Imana ikabona umusoro w'abantu benshi. Niho bitabaye ibyo muzapfira mu madini, kuko twarababwiye ntago murimo murumva. Twebwe turakomeza kwerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni nabyo turimo ngaha aka kanya. Turashaka kugira ngo twongere twige. Dushaka kwiga twerekana ikintu cyitwa ubutambyi. Tumaze iminsi turimo kwiga ibintu birebana n'amateraniro. Twabonye ko amateraniro Imana ivuga y'abantu baterana, yemera, basaba ikabumva, ni abantu 2 cyangwa 3. Ibi twarabyize, Bibiliya irabitwereka, ni ibintu biri claire, twarabyize cyane. Ni 2 cyangwa 3 bo Imana yemera, bayihamagara ikabatabara, ibyo bayisabye ikabyumva. Bya bintu birebana n'igaburo ryera, umubatizo w'amazi menshi, gushyingira, gushyingura, gusengera abana. Ibyo byose Bibiliya ivuze ko 2 cyangwa 3 baterana bahuje umutima bagasenga mu izina rya Yesu. Muzane umwana abana banyu mubasabire umugisha, hanyuma Imana ibane nabo. Uretse no kuba mwebwe mwikiza hamwe n'umugabo mu rugo wakijijwe, yarambika umwana w'ibiganza kandi agakura neza. Noneho rero iyo byahindutse ngo none mu buryo bw'itorero, ibyo gusabira ngo abantu umugisha n'iby'amadini yaze nk'ubweza nguni, butuma ubwira umuntu ngo aho hantu nyabuna ko ubone nta gakiza gukurayo. Dore ko ijambo ry'Imana rivuga ati uwo muntu urimo gusohora abantu atari kuyobya abantu. None se wowe uvuze ngo turi kuyobya abantu, wowe ni iki wakwerekana kigaragaza ko turi kuyobya abantu? Wowe erekana, twebwe ibyo twavugaga twerekanaga ijambo ry'Imana uko riri. Wowe uravuze ngo turayobya abantu, wowe none utanga icyawe kigaragaza ko turi kuyobya abantu, ko twebwe icyo twerekanye n'ijambo ry'Imana. None ubwo ari uvuga ngo kana karayobya abantu, ntagire ikintu yerekana, ari n'uwigishaga abantu abereka inzira y'ukuri yifashishije ijambo ry'Imana, ubwo uyobya abantu nindi? Uri kuyobya abantu nindi ubwo? Rero yaba ibirebana no gusengera abana, umubatizo, igaburo ryera, gushyingira, gushyingura, turabwira abantu ngo buri wese natangira byitoze, kuko mwanga mwabyemera n'ubundi mu minsi mike y'abantu bagiye kubikora, bashaka kujya mu ijuru. Kuko amadini yo amaze kuba igikoresho cya Satani cyihutisha abantu kibajyana ikuzimu. Kandi turabivuga, tuzahora tubivuga, tuzanabirekera. Buri wese uko iminsi izagenda icuma no kuzagenda ubibona ko ibyo twavuze ari ukuri. Niba uri umugenzi ariko n'ubu uri uwo kurimbuka ntabyo uzabona. Ariko abagenzi nyabagenzi, uko iminsi izagenda yicuma niko uzagenda wibonera ko igihe AYALONI maze ivuga byose nibwo uzasubira umuvuti bya bintu byari ukuri. Kandi turizera ko benshi bamaze no kubibona. Benshi amadini ubuze dufite abantu bangana iki bari i Burayi, bari za Canada, za Amerika, bahise batangira kujya mu madini yabo bajya kubaza abayobozi babo, abapasiteri babo, kuki mutatubwiza ukuri ngo mutubwirize ubutumwa bwiza? Kuki ibi nibi mutabitubwira? Bakaberura bakababwira yuko bagendera ku itegeko rya leta. Nzabazane babaho ubuhamya ngo twebwe tugende ku itegeko rya leta, ntabwo twemere kuvuga imperuka, nitwemere kuvuga ibyo kurimbuka ku isi, nitwemere kuvuga iby'ubutinganyi, nitwemere kuvuga ku cyaha, nta nubwo twemere kubwira abantu ngo nibaze bakire Yesu umwami n'umukiza bave mu byaha. Twebwe rero twigisha tugendeye ku mategeko twahawe, ati ntago dushaka gufungwa. Abo bantu bagiye babitwibwiraho batangamo ubuhamya, ko bagiye kubibaza abapasiteri babo, kuki ubu butumwa nk'ubu tutabubona, kuki twe tutabwigishwa, bakababwira gutyo. Twababwira ngo amadini yose yamaze kujya muri systeme politike y'isi, mukabihakana. Nushaka uvuge ngo iwanyu haracyari heza, ntabwo uzi ikiri inyuma aho ngaho. Urakizi se? Ubwo rero turashaka uyu munsi kuvuga gato ku kintu kirebana n'ubutambyi, kubera ko amadini yajijishije abantu kugeza ubwo bafata isezerano rya kera, isezerano rikuru ryo muri Bibiliya, bagarura ibintu byinshi mu gihe cy'isezerano rishya kugira ngo babibyazemo inyungu zabo bwite. Nyamara abo bari kubikoreshamo bo barimo gupfobya urupfu no kuzuka bya Yesu. Kuko Bibiliya ifite amasezerano abiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya.
isezerano rya kera ryitwa isezerano rikuru, hanyuma isezerano rishya nyine n'isezerano rishya ryacu nyine ryo muri iki gihe cya none. Niyo mpamvu dushaka kugira ngo tubigishe ibirebana na Bible study, buri wese amenye Bibiliya ayumve neza, kuko isezerano rya kera ni amateka n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi nabwo buzamo ibyarangiye byahindutse amateka, ariko hakazamo n'ibiri gusohora muri iki gihe n'ibizasohora imbere hariya, n'ibizasohora itorero rivuye mu isi kugeza ku mperuka y'isi. Abahanuzi bo birimo, ariko harimo n'ibyo bahanuye nabyo byahindutse iki amateka, ariko amadini akaba kibizana abigisha abakristo babo kugira ngo bababyazemo umusaruro. So isezerano rya kera rero ni amateka, niyo mpamvu byitirirwa ngo ryitirirwa ibitabo 5 bya Mose, Toha cyangwa se Taurati. Biriya bitabo 5 bya Mose, Tangiriro, Kuva, Abare, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. Ibyo ni ibitabo 5 byitiriwe Mose karibo wabyanditse, akaba ari nabyo noneho bikuyemo isezerano rya kera ryose. Ariko si cyo cyonyine, hakurikiraho ibindi bitabo bigeze muri 12 by'amateka ya Isiraheli, kuva kuri Yosuwa kugeza kuri Esiteri. Ibyo ni ibitabo 12 bigize amateka ya Isiraheli. Iyo ubisoma ni amateka gusubira kumenya Abisiraheli ko babayeho, ibihe byabo by'ubucamanza, ibihe by'abami, kuko Yosuwa niwe wasigaranye Abisiraheli. Apfuye binjira mu bihe by'ubucamanza. Mu bihe by'ubucamanza hakurikiraho witwa Rusi. Mu bihe byo kwa Rusi hakurikiraho Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli n'icya kabiri cya Samweli. Mu gihe cya Samweli hakurikiraho abami, igitabo cya mbere cy'abami n'icya kabiri cy'abami. Hakurikiraho ingoma zabo, igitabo cya mbere cy'ingoma n'icya kabiri cy'ingoma. Hakurikiraho amateka ya Isiraheli bava i Babuloni kwa Ezira, Nehemiya, ndetse n'Abayuda Ishushani kwa Asuwerusi. Ubwo ni igitabo cya Esiteri. Ibumva ni ibintu by'amateka. Nono umuntu ugarura uzana amateka ya Isiraheli akaza kuyisha muri iki gihe, akaba ari yahindura ubutumwa bwiza, aba arimo kugumisha abantu hasi, ntago abantu bashobora gukura mu by'Agakiza. Nono ugasanga uyu muntu agaruye ibintu by'ibitambo n'amaturo byo mu isezerano rya kera mu bitabo 5 bya Mose. Abisiraheli bakiri mu butayu, Abisiraheli bamaze kwambuka bageze iwabo i Kanani, biriya bitambo byose byatangwaga byashushanyaga iki? Byose no kubimenya. Navuze ngo ndashaka ko tuvuga ku kintu cyitwa umutambyi, kuko ubutambyi Imana igenda igaragaza uburyo yagishyiraho ubutambyi. Ubutambyi tuzabureba tugaruka ku butambyi bwo kwa Aroni. Aroni niwe Imana yavuzeho ikintu cyitwa ubutambyi, cyangwa se mu muryango wa Lewi, kuko Aroni akomoka kwa Lewi, ariko ubutambyi bukuru bwakomokaga kwa Aroni. Ariko kwa Lewi bose niho wakomokaga iki? Abatambyi. Ariko iyo ugiye nanone mu gitabo cya mbere cya Samweli, ubonaho Imana yabaye nkaho isa nkaho ivuye kwa Aroni iba yigiriye kwa Elukana. Imana yabaye nkaho ihinduye ubutambyi bitewe na Eli ukuntu atacyashya abana be neza. Ubutambyi Imana yarabwimuye bujyana kwa Efurayimu bitewe nuko Eli atakoze uko Imana yaramuhamagaye. Yes, ubutambyi Imana yarabwimira bujyana kwa Efurayimu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere, uzasubire murebe ukuntu Imana yambuye ubutambyi Eli ibujyana kwa Efurayimu. Samweli yari wo kwa Elukana. Elukana yakomokaga mu muryango wa Efurayimu. Iyo wihuse ubona noneho aho Imana yahinduye ubutambyi ikabuvana noneho mu Balewi neza ikabujyana kwa Yuda. Muri iki gihe cyacu turimo, ntabwo kugeza aka kanya iki gihe turimo, ntabwo ubutambyi bukibarizwa kwa Lewi. N'amategeko yose yahawe bene Lewi kubirebana n'ubutambyi ntabwo ariyo yahawe umuryango wa Yuda, kuko Yesu ni umuryango kwa Yuda.
kandi biriya bitambo byose byashushanyaga Yesu, yaba ihene zicwaga, yaba intama zicwaga, ibintu byose byatangwaga buri munsi byashushanyaga Yesu uzaba igitambo cy'abari mu isi. None Yesu akomoka he? Yesu akomoka mu muryango wa Yuda, aho tuzahajyamo hose mu Baheburayo tuzahareba. Akomoka mu muryango kwa Yuda. None amabwiriza n'amategeko yarebaga umuryango kwa Lewi mu butambyi bwo kwa Lewi, niyo mabwiriza ari kureba ubutambyi bwo kwa Kristo kwa Yuda? Ntaho hantu bihuriye. Muzi ikintu gitangaje noneho nuko amabwiriza yose areba umuryango wa Lewi mu butambyi bwo kwa Lewi, amadini menshi muri iki gihe yarayazanye ayakubitaho muri iki gihe mu butambyi bwo kwa Kristo bwo kwa Yuda, kuko Yesu ni umuyuda, akomoka mu muryango wa Yuda, kandi Yesu ni wabaye umutambyi ahinduka igitambo, nkuko iyo tubisomye mu Baheburayo babitubwira. Reka mvuge gatoya, Abaheburayo 7:12 haravuze ngo nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko wavuzweho ibyo ari wo mu wundi muryango utugeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Ndetse birashobora kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki. Wasimuka ku murongo wa 18 haratubwiye ngo nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nkeya zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Amen. Ubuse nkangaha wahindura ute koko? Niko niba amadini yaragaruye ibintu byo kwa Lewi, batweretse ko Yesu ari wo mu wundi muryango, nta hantu Mose yigeze awuvuga ku birebana n'ari amabwiriza n'amategeko yahaye bene Lewi y'ibitambo ko bigomba gutambwa, icyacumi n'amaturo byose ko yagomba gukora byakoreshwaga mu buturo bwera. None Yesu akaba akomoka mu muryango kwa Yuda, kandi Mose nta kintu yigeze avuga kwa Yuda kubera n'ubutambyi, kuko nta mategeko yigeze abaha arebana n'ubutambyi. None amadini akaba akigaragaza ko Yesu atari yaza mu isi. Impamvu akigaragaza ko Yesu atari yaza mu isi nuko hari imihango yose yo mu isezerano rya kera yakorwaga mu buturo bwera bw'ihema ry'ibonaniro, amadini yagaruye muri iki gihe akaba ari yazana mu bayoboke bayo ngo bayakurikize, ariko ni mu buryo kugaragaza ko Yesu atigeze apfa ngo azuke. Ni no kugaragaza ko ubutambyi butahindutse, tukiri mu butambyi bwo kwa Lewi, kandi uyu munsi turi mu butambyi bwo kwa Yuda, kuko Yesu ni umuyuda. Yesu ni wabaye umutambyi mukuru, Yesu ni wabaye igitambo cyacu. Yesu ni wafashe amaraso ye ayinjirana hera. Ntabwo ari ay'ihene, si ay'ikimasa. Ntabwo yajyanye amaraso ye yitambiriye ubwe ikimasa nk'uko umutambyi wa mbere yabikoraga. Ntiyigeze ajyanayo ayitungo runaka, naye yafashe ayinjirana hera cyane, kandi atari mu buturo bwa hano mu isi, mu buturo bwera bwo mu ijuru. Rero hano baratubwiye ngo nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. None amadini arakigisha abantu kubirebana n'icyacumi, yewe n'abahanuzi bakabihanura. Mwumve kuntu twigishwe muri systeme mbi. Umuhanuzi arakubwira ati ubwo urimo kuvuga yuko icyacumi cyahindutse kandi Imana ibyerekana n'ubutumwa butanga, wowe uri umupagani, ahubwo uri umusatanike ugiye kurimbuza abantu. Ese ari uwo muhanuzi wajyanye ubutumwa na Bibiliya ikivuze, ubwo kuri ni ukuhe? Ko Bibiliya ari bwo buhanuzi butavangiye, udashobora kuvangira ngo bikunde. Umuhanuzi ko ngewe nshobora kugira ibyanjye mvuga bitari byo, byewe n'amarangamutima yanjye. None niba birivuze ngo ubwo ubutambyi bwahindutse, n'amategeko nayo yarakwiye guhinduka. Ayahe mategeko se? Nari amategeko yose yarebaga ibirebana n'ibitambo n'ubutambyi byose.
hari amategeko yose arebana n'ibireba nuko bagomba gutamba ibitambo, amaturo, ayifu y'ingezi, amaturo y'amafu, ay'imyunyu, icyacumi, ibiki byose, biriya byose by'amategeko Mose yahaye umuryango wa Lewi uko bigomba kugenda. Ko Imana yaravuze ko abarewi ari bo mugabane wayo, kandi izababera umugabane wabo, kandi bazatungwa na bene wabo, kuko bazabafata kimwe mu 10 cy'ibyo bungutse bakabashyira, ubundi nabo bakabaho, ubundi bagakomeza gukora umurimo wayo mu buturo bwera. None uyu munsi amategeko yarahindutse, kuko noneho umutambyi yarabonetse kandi akomoka mu muryango wa Yuda. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, ubuturo bwera bwo mu isi, ihema ry'ibonaniro ntari gihari. Yerusalemu yarasenyutse hariya, igikuta Abisirayeli birwa bakiriraho bakize ngo igikuta cy'amaganya. Abayuda so birwa bashinze imitwe barira ngo Mesiya uzaza ryari kudukiza. Bategereje Mesiya. Urusengero rwarasenyutse rwitirwaga ihema ry'ibonaniro rya Moses. Kugeza uyu munsi urusengero rwasenyutse. Twarabigishije, twababwiye urusengero zabayeho 5 kuva isi yabaho, uko zaje zisimburana mu isi. Uyu munsi ko hasigaye urusengero rwa 5 rugendanwa, ari rwo wowe nanjye. Ni mpamvu Imana rero yarusenye Yerusalemu, yararusenye ntago rugihari. Impamvu yarusenye nuko ubutambyi bwari bumaze guhinduka. Yesu ku musaraba, ijambo rya nyuma yaravuze ngo data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ngamaze kuvuga atyo, abaracikanye, abarapfuye. Ngo nuko rero ubutobuze bwanditswe na Matayo cya 27:51 bagaragaza ibitangaza birindwi byabaye icyo gihe. Itangaza cya mbere bavuga ngo nuko umwenda ukingije yera cyane h'urusengero watabutsemo kabiri ugatangira ukageza hasi. Uyu mwenda ufite amateka marembare utavuga none angaha, ntago twavuga none angaha. Impamvu ari gitangaza nuko waratabutse. Gutabuka mu byatumye hahandi hose hinjiraga umutambyi rimwe mu mwaka, ahera cyane hose abantu bahareba. Imana igaragaje ko ibirebana n'amategeko y'ubuturo bwera, ibitambo, amaturo kwa Lewi birangiye, kuko habonetse undi mutambyi utarigeze avugwaho ibyo, ukomoka mu muryango utari wo kwa Lewi, aho ukomoka mu muryango wo kwa Yuda, ari we Yesu Kristo, ntari mu muryango wa Yuda, akabishyize cya Dawidi. Imana igaragaje ko ikintu cyitwa imihango yose y'ubuturo bwera bwo mu isi Yerusalemu ibirangije. Ni mpamvu umwenda ukingije rero cyane watabutsemo kabiri. Hanyuma rero abatanga comment banavuga yuko n'umutambyi yari afite intama yaragiye gutamba, afite icyuma agiye kuyica, kuko urumva hari kuri Pasika. Hanyuma rero agiye gutamba, n'icyuma kiramucika kigwa hasi, kuko igitambo cyari kibonetse Yesu yari amaze gutanga abonetse. Noneho niba Yesu akomoka kwa Yuda, kandi imirimo y'ubuturo bwera bwose bw'i Yerusalemu yarahawe bene Lewi, n'ubutambyi bwarakomokaga kwa Lewi, none Yesu akaba aje we akaba ari umutambyi mukuru utabo bose, kandi akaba adakomoka kwa Lewi, kandi amategeko n'amabwiriza Mose yahaye abalewi akaba atarigeze agira ayavuga kwa Yuda. Niyo mpamvu Yesu amaze gupfa, iby'ubutambyi, imihango yose akoreshwaga, iy'amaturo, ibyacumi, ibitambo byari birangiye. Imana yemera ko urusengero rusenywa muri 70. Uyu munsi Imana ifata ibi byose byimurira muri wowe nanjye. Ubu ni wowe rusengero rw'Imana, ni wowe rusengero rw'Imana. Turabisomye no mu byakozwe n'intumwa, igice cya 17:21. Ngo niba mu rusengero rwubatswe n'abantu kandi nikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye. Imana niba mu rusengero zubatswe n'abantu kandi nikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, ngo kuko ari yo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, ngo ndetse yaremye amahanga yose abantu bakomoka ku muntu umwe bakwiza mu isi yose. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ubutambyi bwarahindutse, ni Yesu ukomoka mu muryango wa Yuda. Kabiri, urusengero rwase rusenyuka rwakorerwagamo imihango yose y'abalewi,
ari amategeko Mose yarabahaye, rwarasenyutse, Imana yemera ko ruvaho, rwimukira kuri twebwe. Kubera ko umutambyi abonetse utari wo mu Balewi, n'amategeko yahabwaga Abalewi agomba guhinduka, kandi n'ubuturo bwera, urusengero rwera narwo Imana irarusenye, rwimukira kuri wowe nanjye. Bivuye ngo n'amategeko arebana n'ubuturo bwera yarahindutse. Niyo mpamvu ushaka kureba ngo ese umutambyi ninde muri iki gihe? Yesu niwe mutambyi mukuru. Bibiliya ivuga iki ku batambyi? Bibiliya ivuga iki ku butambyi bwo muri iki gihe? Ko tubonye ko byahindutse. Ndasubiramo muri uyu murongo, Abaheburayo ibice 7:12. Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko wavuzweho ibyo ari uwo mu wundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nkeya zaryo n'umurimo muke, ko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta, biduhesha kwegera Imana. Ubuse koko umuntu ukigarura imihango yose yo mu isezerano rya kera, ubu hano murumva uyu muntu atari shitani? Murumva uyu muntu atari gupfobya umusaraba? Murumva uyu muntu atari gupfobya urupfu no kuzuka bya Yesu? Murumva uyu muntu ugarura imihango yose mu isezerano rya kera? Hano batubwiye yuko itegeko rya mbere ryakuwe kubw'intege nkeya zaryo, ko ritabashije kugira icyo rimarira abantu baryegeraga cyangwa barikurikizaga. Noneho hakaba harabonetse umutambyi wundi udakomokwaho cyangwa udakomoka kwa Lewi, ukomoka kwa Yuda. Kubera iki abantu bakigarura ibintu by'amategeko yo mu isezerano rya kera? Turashaka kugira ngo tubakore ikiganiro kivuga ku birebana ubutambyi bwa Kristo butandukanye n'ubutambyi bwo kwa Lewi. Ahubwo twashaka kuvuga yuko buri muntu wese muri iki gihe Bibiliya ivuga ko ari umutambyi. Uri umutambyi, ndi umutambyi, nta muntu n'umwe utari umutambyi ku bantu bamaze kwizera Yesu Kristo. None niba uri umutambyi, ubwo icyacu muzaza ugihande? Hariya tubona ko abatambyi bagihabwaga na bene wabo babo kwa Lewi ndetse n'Abisiraheli bose. None Bibiliya ivuga ko ubutambyi bwa Kristo bwo bwaduhinduye twese abatambyi. Kandi noneho Yesu ntabwo ari hano mu isi wenda ngo turamuha ibyo kurya, ahubwo we yagiye mu ijuru, yicaye iburyo bw'intebe y'Imana ikomeye cyane yo mu ijuru, ahora dutambira buri munsi. None amaturo turayahande? Niwe tuyaha. Ni ukuvuga ngo iki gihe turimo, buri wese akwiye kumenya umuhamagaro, akamenya uko agomba gukorera Imana bitandukanye n'uko amadini yatwigishije. Nta muntu n'umwe Imana itahamagare kuyikorera, ariko icyitonderwa gukora ibintu bihuje n'imihango yo mu isezerano rya kera, akaba ari byo tukomeza kugenderamo. Kandi dufite Bibiliya ivuga ibintu byose biri claire, isobanura ibintu neza. Abantu benshi bazira turuva bagiye kurimbuka kandi bazi ngo bakoreye Imana, kuko aka kanya hari abantu Imana iri kubaraho urubanza rukomeye rwo guhora basubiza Yesu ku musaraba kandi bitwa ba Kristo. Hari abandi iri kubaraho urubanza rukomeye rwo kugaragaza ko Yesu atiyeze azuka kandi bitwa ba Kristo. Hari abandi Imana iri kubaraho urubanza rukomeye rwo guheza Yesu mu rupfu no kugaragaza ko atigeze aza mu isi, kuko bagikurikiza imihango yose y'isezerano rya kera batojwe n'abasebuja bitwa ngo ni abapasiteri n'ababishopu bitewe n'inyungu zabo. Ubundi abantu bakomeza gukora iyo mihango kandi ntibazi yuko neza barimo gupfobya ukuza kwa Yesu mu isi no gupfa kwe no kuzuka kwe. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo buri wese nakangukire kwiga ijambo ry'Imana, kuko nicyo cyonyine kizamufasha kumenya inzira ijya mu ijuru, akaba mu buzima bukirijwe neza, yubaha Imana, akiranuka, yirinda. Noneho tukabasha no kureba ibi bihe duhagazemo bya none by'iminsi ya nyuma, ko tugeze mu minsi igoye cyane, ikomeye kandi inanije abagenzi benshi. Imana ibahe umugisha. Rero ahangaha twagira ngo tuse nk'abayitangaza ko tugiye gutangira inyigisho irebana n'umutambyi wa nyawe Imana ivuga.
ushaka kuvuga ku kintu cyitwa umutambyi Bibiliya ivuga muri iki gihe cyacu tuhagazemo ninde? Ese ubutambyi bwo kwa Lewi dukwiye kongera kubugarukamo muri iki gihe cyane tukabwembera ko bukora? Ese niba isezerano rya kera rigaragaza ko ibyaryo byujujwe na Yesu, uko Yesu niwe waje arabyuzuza, ni gute dukomeza kugaruka mu mihango yose y'ubutambyi bwakoreshwaga cyangwa se bw'imihango yakoreshwaga mu ihema ry'ibonaniro mu buturo bwera bwo muri Isiraheli, kandi tubona ko Yesu amaze gupfa mwene ukinjira cyane watabutsemo kabiri, ibintu by'imihango bikaba birarangiye, hanyuma kugira ngo Yesu bigaragaze muri 70 Yerusalemu igahita isenywa, rwa rusengero rwa Salomo narwo rukaba rurasenywe, uyu munsi ukaba rutagihari. Ariko amadini muri iki gihe akaba agarura iyo mihango mu gihe ba nyirabyo, ba nyir'ubwite Abisiraheli nabo rwabo rwasenywe kugira ngo bitazongera gukorwa, kuko urusengero rwari rubonetse ari rwo Yesu n'itorero rye. None twari tukigaruka mu mihango y'isezerano rya kera mu ihema ry'ibonaniro, kandi Imana yarabisenye ikaba bitakiriho. Nibyo tugomeza kubamo. Niyo mpamvu dushaka kugaruka kureba ubutambyi muri iki gihe, kugira ngo turebe uburyo Imana yaguhinduye umutambyi. Nanjye kangira umutambyi, Yesu akaba umutambyi mukuru, ukaba uri urusengero, nanjye nkaba ndi urusengero, Yesu akaba ari we mutwe w'urusengero, ukaba uri umubiri wa Kristo, ukaba n'urugingo rwa Kristo, Yesu akaba ari we mutwe w'uwo mubiri cyangwa se akaba umutwe w'izo ngingo. Noneho ubwo noneho tukamenya ngo noneho ni iki Yesu none kudusaba kumukorera. Nyuma yuko tumenya ibyo ngibyo, naho amadini yo ayobeje abantu benshi. Imana ibahe umugisha, adusoreze aha ngaha dusenge. Mana, turagushimiye kuba ijambo ryawe ryiza duhaye. Fasha umuntu wese wari udukurikiye, kandi ukomeze kumwizeza, ukomeze kumukangura no kumuha ubwenge bwinshi bwo gusobanukirwa ijambo ryawe, kandi twese dukomeze gufashirizwa imbere yawe. Tubyambaje twize mu izina rya Yesu, amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.